yesirika mbifurize umunsi mwiza mwe mu gukira gahunda zacu umunsi ku wundi kuko mumaze kumenya tugeza amakuru y'Mariko ya showbiz ivugirwa hirya no hino cy'u Rwanda. Kuri uyu munsi ni kumwe n'abakinnyi ba filime, ni filime ubutumwa bugufi, filime yatangiye filime isa nk'iyandikirwa mu ntoki ariko nabyita by SMS, ariko ubu ngubu abactingaga basa nk'abari inyuma ya kamera bageze imbere ya kamera. Mpamvu kuri uyu munsi nabatumye kugira ngo tugane baganize Abanyarwanda babakunze bakoresha ubutumwa bugufi ndetse banishimira amashusho yabo. Ndaza guhera ibumoso bwanjye ni umuyobozi wayo, wenda baraza kuza kudusobanurira byinshi byimbitse yaba kuri post umuntu agiye afite muri filime cyangwa se muri mafilime. Frank nakwakiriye. Murakoze cyane, nitwa Vidi Frank, niyo mazina yanjye muri entertainment mu Kinyarwanda ni Mugisha Frank. Yego. Nari mwegereye Frank, ni no mugore muri filime by the way. Nitwa Gogo. Muri Glory. Muri filime ni Gogo. Muri filime ni Nicole. Nicole Gogo. Njye nitwa Misha. Muri filime nitwa Vanessa. Ufite isoni? Yagenze bite naguteye isoni? Cyangwa witwa Mamisho muri filime nitwa Mamisho mu butumwa bugufi, nkakina nitwa Vanessa. Nkakina nitwa Vanessa. Yego, mwari w'igituta. Icyo nicyo biti igituta. Icyo nicyo biti igituta. Iki se? Iki ntabwo ari igituta, ni igisoko. Igisuko. Kiryamye. Igisuko ni kigeretse. Igisuko kiryamye. Igitutu kiryamye. Ntabwo ari igituta, ariko igituta ni twa tundi duhagaze bashyiramo bagiye kuryama. Okay? Nitwa Jojo, niyo mazina abantu benshi banzi ubu muri filime ubutumwa bugufi, nkina nitwa Esther. Esther. Yego. Nanjye nitwa Van Philippe Zeze, muri filime nkina ndi Kabosi. Boss. Yeah. Mu myaka niwe papa wabana. Imyaka ndi grand frère wacu. Shobora myaka ishobora kuba rwose isagahire. Imyaka burya ni nk'amafaranga n'ibyihishira. Urabibona nawe ko ndi igikwerere, ni nge mukuru wabo bose. Yego. Nationalité n'u Rwanda kubuzuye. Yeah, 100% Rwanda. Yeah. Uyu mwasi nigiriye. Nitwa Irakoze Pink, nkaba nyina nitwa Misho. Witwa Misho muri filime, yitwa Misho mu buzima busanzwe. Ibyo yitwa Misho mu buzima busanzwe, Mamisho. Ndabakiri nanone by'umwihariko kuri channel ngari yacu. Turatangira tuganira kuri filime ubutumwa bugufi, cyane cyane ndaza kwibana cyane kuri director cyangwa se producer wayo. Mugisha Frank, kucyo tekeje gukora ubutumwa bugufi style itaremenyerewe mu gihugu cy'u Rwanda mu buryo bwo gukora filime. Urakoze cyane, nkuko watangiye ubivuga, iyi filime twayitangiye igice cya mbere kugera ku bice 5 ahari cyangwa 6 ndibaza. Ntabwo twagaragazaga neza amasura y'abantu. Cyari igitekerezo nagize kuko nabonaga hanze hariho amafilime cyangwa ibindi bintu bikorwa umuntu batamubona ku maso. Hanyuma nkabona izo yaba filime cyangwa ibindi bakoze, nkabona bigira viewers nyinshi cyane, mbega babikurikira ugasanga barageza no muri miliyoni. So ndavuga ni hano muri East Africa na Africa sindabona abantu bakina ama movie baterekana amasura. Turabikora, episode ya mbere turayisohora ibona n'abantu benshi cyane, ariko cyane nkuko ubizi bitari bimenyerewe, ukabona abantu bararambirwa gusoma ziriya message zandikiranwaga na Kaboss n'abandi bakinnyi muri aba ngaba bamwe tuterekanaga amasura. Ariko aho byabereyemo ikibazo naho Covid yaziye. Covid ije yabaye nk'ibega nk'iyishinzozi zacu twari dufite muri iyo filime. Urabona hafi yafashe ukwezi n'igice, rero abantu bari bamaze kumenyera gukurikirana iriya filime, n'ubundi twifuzaga kuzerekana amasura yabo tugeze nko mu episode 30. Navuga duti rero aho bigeze Covid yaradusagariye, ubu ntabwo tuzakomeza gutya tuterekana amasura. Biba ngombwa ko dukina ubutumwa bugufi, noneho tweretse abantu isura y'umuntu, niba ari Misho tukamwerekana, niba ari Kaboss turamwerekana, niba ari Esther nayo biba ngombwa ko tumwerekana. Noneho rero urumva zanzozi zacu zabaye nkaho zitakomeje, biba byiza noneho ko dusohora filime ubutumwa bugufi
igaragaza amasura. So abantu badukurikira rero harimo abatabasha gusobanukirwa ubutumwa bugufi bishaka kuvuga iki. Buri mukinnyi uri hano wese wabaze yabisobanura bitewe nuko bamaze kuyumva icyo ishaka kuvuga. Ubutumwa bugufi ni filime ishaka kuvuga uburyo abantu bakoresha telefoni, ushobora kuyikoresha neza hakabaho n'ibibi wayikoresha. Ushobora kuyikoresha ugambanira umuntu, ushobora kuyikoresha uyitereteraho, kandi mu kuyitereteraho nyuma ukazabona ubonye n'umugore. Hano urabizi abanyarwanda baba hano batereta aba diaspora, ukabona bavuye barabana baba bataranabona. So meaning y'ubutumwa bugufi ni uburyo telefoni zihuza abantu mu bibi no mu byiza. Yego nyarukiye kuri gogo gato gogo umukobwa mwiza nkawe kumva kuje muri filime ubutumwa bugufi zigegaragaza ubwiza bwawe kwisura umbeshaye isanga wo biri Frank atakubangamiye ntabwo byari bimbangamiye. cyakiri gute kuvuga ati nje mu butumwa bugufi tuzagaragaza face yanjye? Narabyishimiye kubera ko inzozi zanjye nakoze numva nzakina filime, ariko byaje kubaho bidarambira ati mfite movie nshaka ko dukina, turayikina, byakira ndishimiye, nta kibazo nigeze ngira. Kugaragara ari umugore abiri Frank muri filime arashira gute? Kubera ko ari filime deja ntabwo nzaba umugore we n'ubuntu. Ashobora no kuba we da. Ni message umuntu aba ashaka gutanga. Ntago rori yayo yose niyo yambwira ati bukina uri mushiki wanjye nabishobora. Yego ubu ngubu iyo batafite impeta ku rutoki rwa kabiri rw'ibumoso ubu ntabwo mufite sozera mu buzima busanzwe cyane. Urabona atari boga urabona umugabo cyane. Yego site wakiri gutekereza muri filime uko mbitekereza abenshi n'amasura muri filime. Yego byakiri gute kuvuga ati nje muri filime bwa mbere, yego tungwa kamera bwa mbere, yego aga script ngomba gusoma bwa mbere, please noneho yego gukora ndimo ndandika bwa mbere, byakiri gute nkawe nisho muri filime bwa mbere? Nakubeshye nabyakiriye neza. Yego icyakuwe kuri set ni kihe? Reka duse nk'abakora no kuri bwa butumwa bugufi bwa SMS tugeze kuri tele muri iyi minsi, barakubwira ati cut, barakubwira ati repeta iyi script gutya na gutya na gutya. Icyakuwe kuri tele ni kihe muri filime? Icyangoye Yego suni n'ibiti byose ari rore bamuhaye narayishoboye. Genda uba nta cyangwe byose byaranyenda byakira. Ikintu cyangwe cyo cya mbere kamera. Yego nendaga kubaza nti birakorohera kudaseka imbere ya kamera mu gihe utari ngombwa? Original ntago byananira. Ubuse ko mbona byanze uko nakwishimiye ari declare. Ushobora gusana nk'unyiramo gato cyane mu bantu batari bakurira badasanzwe bareba iyi filime ubutumwa bugufiti nyina gutya nyina iyi role ndo umuntu yino yimashaka gutanga ubutumwa bugufiti. Ndikuvuga kuri wowe kuri njyewe sinajye kuzambikira nabyo ngiremo gato abantu badasanzwe bareba filime ubutumwa bugufi batazi wowe muri filime ukina izi role wowe ushaka gutanga message muri ukina. Rero nyina mu butumwa bugufi nyina ka boss ari umushuga dadi wanjye. Yego murya amafaranga nyine. Umukobwa uteye nkaye mu buzima busanzwe amugiriye inama uriya mukobwa uri gukina wowe muri filime? Umukobwa nyine nkabira nyina tugomba kugira mu abapapa n'ukuri kuko turabazonga pe. Aka boss nk'ubu narare kuri noti namusabye muri filime atazire kura nayo sinzamuha kuko muri filime arahagera nyine avuga moya nguzame numveho avuga ati nanjye aragasambu nabonye mbere yuko nguhaho zabanza ushora inoti. Ubwo buzima busa namuze tuve muri filime namuze busanzwe ubu ntacyo wapangira umuntu atarashobora inoti. Oya mu buzima busanzwe ibyo simbikora ndi umwana mwiza. Esther ni iki kintu cya mbere gushimira muri iyi team urimo ya filime ubutumwa bugufi? Iyi team ubona itandukanye n'izindi nubwo nta nyinshi wanyuzemo ariko navuga ati uko mbibona ngewe iyi team ushobora kuba itandukanye na team runaka. Ikintu kizobona muri team ya filime ubutumwa bugufi iki? Duciye mu matimu menshi ntabwo naba ngana gutya ntari naca mu yandi matimu menshi y'amafilime nayo yaciyemo kuko nagiye imbere ya mbere nyine, ariko gusa ikintu nkundira
ino timu yacu turi abantu buzuzanya turumvikana buri kimwe cyose turahuza nyine muri make kandi burya nicyo kintu cya mbere kugira abantu muhuza mukumvikana kuri buri kimwe cyose mukagirana inama nicyo kintu cya mbere kinatuma mushobora gutera imbere. Yego ubwiza bw'umukobwa bugaragarira inyuma ubona bwasapota gute umukinnyi wa filime kugira ngo yamamare cyangwa se ageze impano y'umusaruro? Ubwiza bw'umukobwa bugaragarira inyuma bwamusapota gute mu kwamamaza impano ye cyangwa se kubyaza umusaruro w'impano ye muri filime? biterwa nuko ubwe yitwaye nuko yifashe kuko burya ubwiza bw'umukobwa mugezi bwana ariko ubwenge bwiwe nibwo bugena igihe mara muri bwa bwana. Ubwo rero hari igihe ushobora kugenda wirase muri bwa bwiza bwawe bikarangirira muri ya filime wakina ntihazagire indi filime ukina bitewe nuko wagiye nabi nyine kariyeri yawe karangirira aho ngaho bitewe nuko witwaye. Boss akenshi muri filime nyarwanda akunda gutanga role zikuwanye n'uko umeze usanzwe sugar daddy. Oya ntabwo ndi sugar daddy mu buzima busanzwe so ndi umuntu usanzwe hanze ya filime ndi umuntu usanzwe. Kuba warabishyuye ukabona birakoreye muri filime ubona n'ubuzima busanzwe se gutanteza inzoga zigafata. Anyway mu buzima busanzwe akenshi bitandukanya na filime kuko filime umuntu akina akurikije uko producer cyangwa se umwanditsi wa filime aba yayanditse aba yayigennye ukagerageza kwisanisha nabyo ariko akenshi burya biba bihabanye cyane usanga ibintu umuntu akina muri filime bitandukanye n'ubuzima bwe bwa buri munsi so ukagerageza kwisanisha nabyo ukaba flexible ukabona ubigezeho na audience nayo ikabikunda. Urubatse ufite urugo? Oya I'm single. Yes. Yeah. Bazanye kuba singira. Nuko baje muri filime nyarwanda. Yego. Bakiri guteguza muri filime nyarwanda. Mu kibuga cyo kirimo n'abantu basa n'umenyereye kandi banakomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Nabyakiriye neza nta kintu bitwaye ni byiza. Role baguhaye wayifititsemo neza nk'uko wishakaga Cyane. uramutse usabye guhindura role wasabwa ko role imeze gute? Iki kibazo. Role imeze gute? Role subamo sinye ko nayishobora. Role subamo Yose bamo nayishobora. Hari izo bitakira mu gihugu cy'u Rwanda. Zidakunda ku niyo umuntu ayikoze cyane akenshi mubona mu minsi yashize iyo umukobwa asomejwe no muri filime kubangije umuco kuri ubu ngo bivure bayikuba neza Cyane. Okay, Bill Frank wagiye kugira ngo ukasting bano bakinnyi uhereye ku kwegereye umusonga. Hariho icyo jewe ntandukanye na yenda n'abandi bakora ama casting usanga ibintu babigize intambara cyane ukasanga umwe yazanye abantu nk'icumi kwiga kuri gogo cyangwa kwiga kuri mishu so jewe si ubwa mbere nari nkinnye filime iyi ni nk'iya gatatu ikindi cya kabiri nkunda kurema ibintu byanjye jewe nkarema nkavuga nti reka nkore iki kintu ndebe uko kizagenda kizaba kimeze. First of all gukora casting mba nk'ubu ngubu nko kwita Nicole ko agomba kuba umusheri wanjye mbere na mbere mbanza kureba mpagaze turareshya ntitaye ku bindi eske nizajya kumufata gutya nkashaka nko kumusoma azaba ntazikomeza ntazumva ko bimeze uko niba jewe wubatse nirekuye ngomba gushaka umuntu nawe wirekura nakamenya ko turi muri action so maze kureba ko ibyo bishoboka ndavuga ni gogo reka mugire umugore wanjye hanyuma nkareba nka Vanessa nkareba ukuntu ateye nkareba n'ukuntu ari nk'ingurutsi nkavuga ni nyamara uyu nanjye ndi mwashuka daddy iki kigatambuka nabona cyashobora kunkorera umuti noneho ngahita mvuga n'uyu reka mujire wo kuzingura abagabo gusa iyo role nkabureba ko ashaka kuyimakingamo nareba Esther kandi ko karabishoboye pe nareba Esther nkareba ukuntu ameze uruhande rumwe nubwo yaba ari mu burara cyangwa kwaje ku giti cyariko nge nkabona kaberwa no kwitwa karakana ko mu rugo ubonenga mu iyo role sasa kabose we twari tunasanzwe indi filime twahuriyemo casting ndarayimeka
yaga bose we buri gihe kumwiriya role nyimuha mbona bimukwiriye pe nkabona aramakinga no kuba yenda niyo yaba atubatse ariko yabasha kubeshya abakobwa benshi cyangwa akaba yanabagana urumva rero noneho ndeba Mishu mbona Mishu nawe ari umukobwa ukwiye kuba ari aho muri filime yenda atarafata neza icyerekezo aracyaza harimo abagomba guhura nabo nka Vanessa bakamwigisha umujyi bakamukanda ariko ubundi groupe si yo gusa turi groupe y'abantu hafi 10 harimo abadahari hano hari uwitwa Keti hari uwitwa Belize hari n'umupfumu witwa sogokuru w'abazima yes urumva abo bantu bose ni ikipe nini ariko buri muntu nakoze casting ndeba icyo akwiriye kimwe nk'uko hari nabo twatangiranye nkabona role nari nabahaye nkabona batazibasha bikaba ngombwa ko mbasimbuza harimo na Tito ni umudiaspora wakina aba hanze akaza kubeshya abakobwa mu Rwanda atereta abakobwa ko wari umudiaspora zikaho mu Rwanda bakunda abantu baba hanze bashaka kujya bazaprofita bajyane hanze so ibyo byose ni ibintu umuntu yakora casting areba akagenda umuntu amuha ikintu kimukwiriye ariko nkuko nabikubwiye jewe nta muntu njya nkunda kugisha inama kenshi cyane iyo nkoze ibintu numva baturi kumwe bari bo bashobora kumbwira ngo yenda nk'urugero nka Esther ashobora kumbwira ati ariko ndabona Gogorore wamuhaye itamubera nk'ubu hari akantu hari role tugomba gushiramo vuba ariko mbere yuko nza kuyishiramo ndaza kwicarana nabo mbabwire nti nk'uyu twakinnye azi ko ndi umugabo wubatse kandi ndashaka ko umugore wanjye bwite aboneka filime itazarangira season 1 itazarangira tutarigeze tugaragaza umugore wanjye muri aba niwo nza kubaza ariko ubu twazanane ninde muntu ubona umukobwa mwiza cyangwa uteye uku yabazana bo bonyine baba bafite inshuti bavuga bati uyu se kuruta uko najya kubaza uri hanze ya filime akankorera ibintu bitari byiza nk'uko bo bashobora kumva yo urumva rero cya kibazo wambazaga karuko kiba kimwe dusanga abapointinga gato ku kibikunda cyane uko wiha abakobwa beza bakubera abagore kuko n'umbwiye ko bagushakira umwiza iswegereje umwiza ariko mu by'ukuri so kubikunda Pink ni mwiza n'uyu ni mwiza n'uyu ni mwiza ariko noneho hari ikintu nakubwiye mpagaze shaka umukobwa dufitinga mu burebure apana ubwiza bwo ku maso tuba dushobora guhagarara tukaba dufitingana utambaye inkweto ngo urinde kunyesimbukuruza nanjye muzi bazi mbivuge uzahita umenya ko utazakira dusa nk'abamusozi gato w'ikiganiro ufite iyihe tageti muri filime ni hano gukomeza imbere kubaka ibintu urimo tageti yari iyihe muri njyewe tageti mfite numva nazagera kure yego bishobotse nkagera no hanze singume mu Rwanda gusa kubera yuko muri njyewe mba numva niba Vidi yarankoreye akanshyira mu bintu byo gukina mofi kandi narabikundaga mba numva n'undi wese uzakenera kunyinisha akavuga ati iyi role yabera Gogo azasambire dirode tageti yawe ni iyihe muri filime mu gutera imbere yego iyo nyine tageti ni iyihe utari namushyashya muri filime nyarwanda barakoze ndarimwe nabicamo cyangwa se umugubu gatenagiye guhera ahangaha noneho nubaka ibyo natekereje kubaka mbere bikunde utigura kuba winjiye mu bugubu none ufite iyihe mbere Line yo kugenda the first of all I have to respect my opinion. Second mfite kugerageza nyine gukora ibyo ndimo neza nk'umuntu birimo neza
kugira ngo n'undi wese wakenera ko hari ikindi gikorwa runaka dushobora gukorana twagikorana kuko icyo gihe ntabwo yaza kumbwira gutyo for free afite kunyishura ku buryo bibaye na ngombwa n'igihe n'umuntu ashaka kugera no ku rundi rwego rwo kuba umuntu yarikabitirira hano muri Afurika kashobora kugera no mu bindi bihugu byo hanze ntawamenya. Umuntu akuri kwestinze wanyine muri filime yanjye ku buntu nk'umuntu uri kubaka cyangwa se kuzamura impano ye yabyemera byaterwa n'ibiganiro twaba twakoranye tukabanza tukareba nimba byavamo tukareba ese inyungu irihe cyangwa igihombo kiri hehe. Yego bose ntabwo byoroshye cyane ko imyaka myinshi urabisaba cyane ari abazitangiza 2008 kuri ubu ngubu wenda barazamutse industry isa nk'igwa ni industry ndavuga ngo musa nko muri kubaka bushyashya tugende ku byahise ndetse n'amasoko asa nk'atandukanye biroroshye cyane ko bose wagira ku ntumbero zawe bazo muri filime ntabwo uzi gusa mu kintu nubwo yaba ari impano cyangwa se ikintu ariko utagatinya muri of course aho uravuga ukuri urebye ahantu industry ya filime yatangiriye mbere filime zarakorwaga Vidi Frank warabizi abantu bagategereza barangiza filime kuyikora bakajya kuyeditinga bagashyira ku isoko bagenda bacuruza ama CD ariko ubu monde yabaye digital ubu uyikora akakanya ushatse uba washyize kuri YouTube channel yawe cyangwa se n'izindi zose so ubu rero biroroshye cyane kugira ngo umuntu abe yagera kure hashoboka kuko ujya ubona nk'abantu bano abandi dusangiye umwuga w'amafilime bo muri East Africa cyane cyane hari n'abava no hanze Afrika bajya bazi haba ibintu bya Rwanda Movie Award n'ayandi ma academy y'amawards ya film bakazi naha bakishimira ibintu dukora byongeye hano dufite na area u Rwanda ruherereyemo n'ahantu heza gukorera film so benshi bifuza kuza kuzihakorera kandi zikagera kure urabona rero aho bigeze ubu ngubu ni heza nubwo habayemo akantu ko usa nk'izigwa hasi ariko ubu ngubu zarongeye zirazamuka kuko urebye nkawe mu mwuga urabibona muri zino za channels zo kuri YouTube n'ahandi usanga filime zigenda bashyiraho kandi zikishimirwa ubibyirwa nari ama comments ajyaho ama likes kuna abantu bakora subscribes ari benshi so usanga rero hari ahantu bigeze Mishu kuza muri industry ya cinema nyarwanda ari industry yavuzwemo cyane ko nta mafaranga arimo n'akantu karimo ubukene buyirimo ndetse kari industry itagikunda gutera imbere ngo yakwambukana n'imipaka ukayiza muri uri umwana mutoya please ushaka gutera imbere muri byose yamukungu ndetse no kuhano gusubiza mu mafaranga no gushaka kugateka ikomereze mu bindi ushaka kugira bakibindi filime menyetse ngo internet yaje cyane kundwa filime ufite rungana rute ngena gute uburyo wakatira ibyo wenda avuga ati ni iki ngiki reka nyirimo ariko wasanga na profisi ifatika akavuga ati reka nkatire iyi talent yanjye ifite muri filime ndayikunda ariko ndi mbonye nakivamo nayijya nayagarika so reka mashimire mwe twabanye ariko mbere ko bonsoze ikiganiro ntago nagenda mbaregera ngo babyeyi ko muri batandatu na bangaha buri wese afite akamuri ku mutima kuza kugeza ku bafana ndetse n'abakunzi be uko natangira nakiramera ibumoso bwanjye umuyobozi Vidi Frank asezanga wese ufite icyo ku munyarwanda agiye cyakubwira dusoze ikiganiro icyo navuga genda nakwibutsa naba no kubwira abantu bose badukurikira kano kanya ko bagomba kujya kuri channel yacu ya Rwanda Paparazzi TV mbere na mbere niba bumva batwishimiye bashaka kudushyigikira bakande subscribe kuri Rwanda Paparazzi TV ni Rwanda Paparazzi bifatanya TV noneho nibakanda subscribe batange n'ibitekerezo batunenge cyangwa badushime kugira ngo tugire ibyo duhindura njye numva ari ibyo ubutumwa nanjye ni ibyo ngibyo nagombaga kubibutsa kujya kuri channel ya YouTube ya Rwanda Paparazzi bakibuka kureba filime zacu bibuka gukanda subscribe comment zirakenewe like ibintu ibyo ngibyo yego Vanessa nanjye ndumva nibyo nari kuvuga mugenzi wanjye yabimvugishije Esther mufite ni Esther muri butaruka ariko mitekereza Esther bakunze Rwanda Paparazzi umuryango
byamunaniye kuri bitwenge bikishe niyo message ndishimye abafana ndabapepe icyo nageze ku bafana bacu cyangwa se abakunzi bacu ni ukudushyigikira muri makeya nta kindi tukareba ko twese twagerageza gutezanya imbere barushaho no kwirinda COVID-19 kugira ngo turebe ko twasubira mu buzima busanzwe tugasubira no kwigira Yes. abakunzi ba filime nyarwanda ndetse n'abakunzi bo gutumwa bugufi series muri rusange. So nge ubutumwa nageza ku bantu badukurikira yaba kuri cyane cyane kuri YouTube channels ya Rwanda Paparazzi TV, so naba kwanza ni babanze bashyira amakomantere menshi turayakeneye, so ate batunenge badushime, aho niho ubona ko ibintu uri mukora koko audience byishimiye ukamenya nicyo wahindura. Icyo gihe nka producer wacu iyo abonye izo commentaire ashobora no guhindura muri nani yandika nka script igiye gukurikiraho, so hari ibyo yahinduramo bitewe n'ibyifuzo by'abafana, kuko abafana nibo batubesheje hano, nibo batuma turi muri industry ya filime tubakorera ibihangano bya filime. So nicyo nabakangurira ubundi ntibibagirwe gukanda subscribe, ikindi likes nazo zirakenewe, ikindi kandi namwe ndabashimira mwatubwiye ko ari umuryango TV, so murakoze cyane, nabwo ntibibagirwe kandi naho gukanda subscribe ku muryango TV, nawe namwe baba liking, biragaragara ko muri abana b'abasore bakiri batoya batera imbere bakora ibintu bazi, so murakoze. n'abasore beza mu mutima. ibyo nari kuvuga ndumva ko boss abivuze nta narenza wanyine no gukora subscribe. Yesi nagereka mbashimire mwebwe mwafashe uyu mwanya mukaza kuganira nanjye ndetse n'abanyarwanda muri rusange, ariko abanyarwanda bifuza kumenya yaba iterambere ry'urubyiruko plus muracyari bato namwe mu rubyiruko muri kubaka ahazaza kanyu, ndetse bagakenera no kumenya target cyangwa se ahazaza hafi y'Abanyarwanda ariko yekeza ibitekerezo byo mutubwiye. Reka amashimire yaba mwebwe ndetse n'abakurikiye kuri channel yacu y'umuryango TV cyo masange cyane cyo mutubwiye gutanga ibitekerezo aho bitagenda, ukatubwira ati kitagenda ni kingi kintu, bagakora like mu gihe babona inkuru cyangwa se films zanyu kuzikunditse na dislike nazo kuko tuzakanda nawe yemerera mbere no umunsi mwiza.